Shuti bakunzi ba Mama Mignone TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Iyi ni cano nshyashya, ni cano tugiye kujya dushyiraho inkuru nyinshi cyane, kuko dufite ibintu byinshi byo gukora muri iki gihe. Twabonye ko tuzajya tunyuza kuri Mama Mignone TV. Kuri Mama Mignone Official tujya tunyuzaho ubuhamya bw'abantu, tukanyuzaho impuguro, tukanyuzaho ubujyanama, ndetse n'undi muntu uwo ari we wese ushaka gukorera kuri Mama Mignone Official agaragara birashoboka. Ariko kuri Mama Mignone TV tuzajya dushyiraho ibyegeranyo. Dufite abantu bafite ubuhamya ariko baba badashaka kugaragara amasura yabo, bagashaka kuvuga bakabura aho bavugira, bagashaka kuganira bakabura aho baganirira. Yewe aha kuri Mama Mignone TV nibyo bigiye kujya bihabera. Uze ube wavuga ubuhamya bwawe, atari ngombwa ko abantu bakubona isura, atari ngombwa yuko abantu bakureba, kubera ko hari umuntu utekereza kuvuga ati ninjya kuri kamera bakabona isura yanjye, ninjya kuri kamera bakambona, ntabwo ari byiza yuko abana nigisha bandeba, ntabwo ari byiza yuko abaturanyi babona ko ari jyewe uri kuvuga, ntabwo ari byiza ko abo twiganye, abo twakoranye, abo twanyuranye muri ubu buzima bamenya ko ari jyewe uri kuvuga. Ibyo rero kuri Mama Mignone TV bizajya bihabera, tuzajya tubigufashamo, hanyuma bazajya bakenera kukuvugisha banyure mu gikari muvugane. Ibyo ni ubufasha twabonye tugomba guha abantu, kuko twagiye duhura n'abantu benshi bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo, akavuga ati oya sinaza kuri kamera, oya ntabwo nshaka ko abantu babimenya, oya atari ko reka nkubwire ibyambayeho, reka nkubwire aho byanyuze, reka nkubwire aho byacikiye, reka nkubwire agahinda afite. Umuntu ufite agahinda ashaka kuvuga ariko akavuga abantu batamureba, arebana na Mama Mignone wenyine, ibyo bintu birashoboka cyane. Umuntu wumva afite ikindi kintu yakora akakivuga, umuntu ufite ubundi bufasha yamenyesha abantu batuye ku isi yose, kubera ko Mama Mignone TV igiye kugikurikirwa n'isi yose, ibyo bintu ufite ushaka kugira ngo abantu bamenye, uzabizane tubinyuze kuri Mama Mignone TV. Rero umuntu udukurikiye muri aka kanya, twagusaba gukora subscribe kugira ngo iyi Mama Mignone TV igere kure, ndetse twagusaba yuko igihe ugezeho uzajya ukurikirana ibiganiro byaho ukanabisoza. Hariho ubujyanama bwinshi. Ubu tumaze gutegura ibintu byinshi cyane tugiye kujya ducisha kuri Mama Mignone TV. Rero ntimuzacikwe inshuti zacu, ntimuzacikwe kuba mwakurikirana Mama Mignone TV. Abakeneye gutanga indamukanyo, abakeneye gusuhuza ababo, abakeneye kumenya ngo ese igitunguru gikora gute, gifite uwuhe mumaro mu mubiri, ese urunyanya rukora gute, rufite uwuhe mumaro mu mubiri, izo ni inkuru tubateganyirije. Ngo abantu bagatangira kwibaza ngo ariko buriya ni ngombwa kugura seleri, ngo ese perisili imaze iki mu mubiri? Ibyo bintu hari abantu batabizi inshuti zanjye, ariko muri aka kanya twiyemeje ko kuri Mama Mignone TV ibi ari byo bigiye kujya bikorerwaho. Tuzajya tugera no ku bantu bandi bari hirya no hino, haba mu gihugu ndetse no ku isi, abaduhamagara abo bose tuzajya tubageraho, mutange ubujyanama, mutange ubufasha, mutange ubuhamya bwanyu. Ni cano yanyu, ni televiziyo yanyu rwose, buri muntu wese azayikurikire. Murakoze cyane, ibihe byacu bizaba byiza, turabyishimiye, ibihe byacu bizaba indashyikirwa, hanyuma dukomeze tubane uko bwije n'uko bukeye. Amahoro y'Imana rero nabane namwe. Karibu kuri Mama